ariko noneho Edi mama aje gusara pe, nsigaye mbona abantu bose nkababonamo Vanessa, ariko suriya nawe nabonaga biriya byenda ari mu bya Vanessa, simukozeho ngeze ngo ndamubonye. Teresa, ndakwinginze mbabarira ntunyice, ndakwinginze mbabarira pe, mbabarira ndakwinginze ntunyice. dore mbese Teresa, Karame, kwanza kura mu bino bigofero, zamuka ku ntebe tuvugana. ndazamuka. dore mbese uko wigira, uyu myaka yose wari uzi ko ntazamenya aho uri. Muha amahirwe simwice, hanyuma untwarire diyama yanjye iri hehe? Linda, ubundi urebye Linda yakomeje kumbaza, ambaza ngo papa wiwe ngarihe, noneho nkibuka ko wambujije ukambwira ngo nzatume nyine amenya papa wakiri muto, nuko Linda akomeza ambwira ngo papa wanjye, hanyuma mbona azakumenya, duhita twimuka. Ese ubundi reka nikamubaza ko numva ko ndimo nakubaza ibyo mubaza ntubisubize, ukazana muri Linda kandi unavuze Linda. Ubundi ko twanyuzaho mwabaga tumubona ari hehe? Linda se, Linda nyine yarakuze, hanyuma Linda ubundi akajya akomeza no kwiga. Linda nyine Linda ubu ni mukuru. Numva wa mugore we, ntunzaneho ubwenge bwinshi, icyo nshaka cyonyine ndagira ngo nkwibutse uko uzi nakuretse sinkwice. Ntekereza ko wahita ubanza kumenya ukuri, uranyumva neza? Ndabumva. Nyumva neza icyo nshaka ni ibintu bibiri, nshaka diyama zanjye, nshaka n'umwana wanjye Linda. Ngize ngo kirambitana nkuko cyakira umuryango wanjye we, ariko ruje no kuntera iseseme. Ubuse urabizi ko umwana wanjye yapfuye, ariko rero rubimenye rwamitana. Ubu ngewe mbona ntanasigaye bakuru ya gikoko.
Rizana. Oui. Hamagare Dimo hano hari umurwayi akeneye kubagwa. Mbabarira ukora ibishoboka byose. Urabizi niwe muntu wenyine hano dufite ubaga. Mbabarira byihuse. Gerageza nanjye reka mbe mwita. Sawa reka mwana. Shuri yase bumana yanjye ubwo ariwe turamuhonora. Allo? Miki bite? Umva mwana. Musaza wariye ko mushaka cyane. Kanyumvira n'ukuri. Yasinze yaryamye. Ariko ubundi wowe inzoga ntabwo zizamwica koko. Ubuse ko tumukeneye cyane ku kazi biragenda bite? Umva sheri mbabarira umubyutse umubwire ko dufite umurwayi ukeneye kubagwa pe kandi niwe wenyine dufite hano w'umudogiteri ubaga. Nukuri mubwira atubabarira tabara umuntu. Ndayibuka sheri ndaza mu kanya kabisa ndayibuka ndaza. Erega ndagukumbuye. Ariko nyine mfasha ubwire umusaza rwose umva abyuka azatabara umuntu. Sawa urakoze. Yego. Rizana. Edima muvugishije? Apo. Ibyaye nibyo bisanzwe n'ubundi yasinze. Shamushaka ukuntu mumufasha pe. Ntabwo mubona. Nushaka umwihorere. Imana yakoze ibyawe mwanangije kuvuka. Wow. Gusa ariko shavukanye ikibazo. Niba ari kubera ko yatinze mu matako. Yo shabe yumvikana. Bamukize muri kuveze. Nari nibagiwe. Mbabarira ufashe ubu ngumiyeho. Ugiye se kandi? Ubu ngubu tuvugana ndimo ndihuta bishoboka kandi bikomeye. Ugiye? Narangije kumenya hano Vanessa ari. Ngiye kumureba. Vanessa? Umva nyine, mva mubwire. Iki se noneho wehukana? Nyine se uwatse nanjye tukajyana nkajya kumureba nanjye. Wenda wari uri muri gahunda yuko turi kugenda. Cyari ikibazo. None se twese nitumara kugenda hano urasigaranye. Nubundi abarwayi bari barangiye ariko mbabarira ko tujyane n'ukuri. Lisandra. Oya shaka kumenya ahantu ari nanjye rega twaramubuze. Mbabarira pe ihangane nanjye ntabwo ntazi. Mbabarira. Mbwira ko n'abantu babiri tujye kugenda tuyoboza. Turajyana nta kibazo. Okay. Imodoka yangira hari nawe yawe irahari nta kibazo tujyane. Ntabwo ari ngombwa imodoka yawe. Ubwo kiri ware. Turanakoresha yanjye kuko nanjye yanjye yuzuye amavuta. Nyine hasigaye umurwayi umwereka. Wenyine. Kandi shift yanjye n'ubundi igiye kurangira. Reka nijyane. Oya turajyana rwose. Turajyana uriya mukobwa yari yarabuze nanjye nkeneye kureba ahantu ari n'ukuri. Babarira tujyana. Okay, ndabona akomeje kurya sestinga cyane. Basi banze kurikirana ikibazo cy'uriya mubyeyi urasanga ngutegereje mu modoka. Simusige si wowe ngusigaye se? Ntabwo ngusiga. Ngira ikibazo. Sawa. Mubwire ahubwo yinjire turebe ibyo ari byo. Sawa. Bite tubafashe gute murwaye gute? Ntabwo ari njye urwaye muga. Ndi umurwaza wa mama wabyaye mu kanya. Ni mwe ambulance yazanye mu kanya? Oya ntabwo twebwe ambulance yatuzanye twe twaje kare. Ni njyewe urwaje wa mama wari bubagwe akaba yabyaye neza. Wa mama wabyaye mu kanya? Yego. Okay. None se umwana babashije kumuba bamushyize muri kuveze? Yego bamushyizemo. Okay rero jewe usanze hari ahantu nari ngiye kujya. Ugiye kugenda kuri uyu muryango ukurikiraho ubabwire nyine bakwerekere neza ko uzajya ugaburira umwana muri kuveze. Okay? Noneho hari aho nari ngiye kujya ndaza kugaruka nigira ararizamu ndaza kuza kubareba ndebe ukuntu umubyeyi ameze. Yego. Okay. Ndumva byumvikana. Murakoze. Babahaye igitanda se? Yego, igitanda turagifite. Okay, sawa agenda bagufashe kandi umwiteho umubyeyi. Yego, murakoze. So.
Niriwe. Harimo umpamya. Nari gutumyeho. Ni ikibazo. Ikihe kibazo? Nyine turi kubona asa nkaho ari kutunanira pe. Gute se? Ari kubananira gute muga? Nyine urumva umwana baravukanye cya kibazo abagoye. Turi kubona biri kwanga. Ahubwo ndumva twaba transfer. Oya, nta yindi transfer nshaka pe. Kubera iki se kandi Oya, ntayo nshaka mugana ukuri nimukomeze mugerageze uko mushoboye. N'ubundi mwarihanganye, mwaradufashije, mumbabare rwose mumfashe pe. ngo ndakurikira. Ariko hari dogiteri w'abana Edimo ntabwo yarahari kamuhamagare numve ko yaza akadufasha. Sibyo? Ihangane gato muhamagare. Nta kibazo muraho mukoze. Nyine no kwihangana bibaho tu. Muga turihanganye. Hello. Dog, tareka kuvuga nabi wumva ikibazo ufite. Ntako ntarezo ufite se. Hello? Umva mbwire hano dufite ikibazo gikomeye, hari umwana ukeneye ubutabazi bwawe, turagukeneye. Waboneka? Okay, sawa. Uzinduke kabisa, urakenewe. Ariko man, sawa. Muri hangana, tukomeze tugerageze ibishoboka. Mu gitondo araza n'ibyanga burundu turabaye transfer kuko nta kundi twabigenza. Sibyo? Ariko nyine ntugire ikibazo, tugiye kumufasha, tugiye kumukurikirana uko bishoboka kose. Ugakora uko ushoboye. Tabara uriya mwana afite amateka maremare. Okay. Sawa kandi mwihangane, umwe wite no kuri mama we. Okay, sawa. Ukurikiraho nawe niyinjire. Karibu. Wow, Edimo. Welcome. Bite byo mwana mumaze iminsi mu mamugarira. Ariko Edimo wabaye ute? Uwo mwana so igihe cyose naguhamagariye ubu nibwo ubonye waza kumureba. Igihe cyose umaze. Ariko ubundi kusigaye warabaye inyamaswa n'ukita ku barwayi sinzi byawe. Oui? Mwiriwe neza mwana. Mwiriwe. Ni karibu. Mwiriwe yambuze nagiye kumurwara. Mugakurikije imitima n'amahoro. Ntabwo ari amahoro. Umwana se hari ikibazo yagize. Umwana byakomeje kwa. Ahubwo mama we yari yampaye na ya mazina. Yitwa Ineza Keso Edimo. What? Edimo. Kansas. Yitwa Ineza Keso Edimo. Edimo. Okay. Nyine hari ikibazo. Ikibazo? Ubu deje narangije no kubasezera. Mbese mugabo uradusezera gute kandi umwana akirwaye? Noneho ndumiwe. Mbese uradusezerera kandi umwana akirwaye? Ariko se wowe wamubwiye ikibazo gihari ukareka kumutinza umunyuza hirya. We nyine ase mugabo numeze ngo nese umwana bamwibye? Oya. Umwana wa Vanessa bamwibye? Ntabwo bamwibye.
nyine wihangane akana kapfuye ngo byarangiye inde kandi mwihangane inde wapfuye umwana wande byarangiye wacu yego mani ngo utambwira kuri wa mwana narakubwiye utambwira ko ari wa mwana atari we se ubu wowe usigaye wanga akazi hahandi ubuzima bw'umuntu bugiye kubera wowe tuguhamagara ngo hari ibyo urimo Edimo ni ukuri ntabwo ukita ku kazi oya ibyo tubyibare biriya bibaye kuko mu buzima tunyuramo bibaho nyine ntibihangane ahubwo ikintu cyangenzaga cyane nasanze uri inshuti yanjye wanyitayeho bihagije mba hafi mu gihe nari mfite ibibazo unyereka urukundo rukomeye nanjye nasanze nta yandi mahitamo mfite usibye kuba nta gusaba ukambera fiyanse wanjye